ndagushaka mwami Yesu aho nakwishoboza ndifuza kumpora hafi ukajya umpa imbaraga ntacyo ntinya noneho mpore byose untegeka jye ngukurikira hose ntumvira hakwaho jye ngukurikira hose ntumvira nguhakwaho. Ndagushaka mwami Yesu ndi umunyantege nke uzambere umujyanama nta wundi mbitezeho ntacyo ntinya noneho mpore byose untegeka jye ngukurikira hose nkumvira nguhakwaho jye ngukurikira hose nkumvira nguhakwaho. Ndagushaka mwami Yesu aho ndi muri iyi si mu muvumbi no ku zuba mu bimbabaza byose ntacyo ntinya noneho mpore byose untegeka jye ngukurikira hose nkumvira nguhakwaho jye ngukurikira hose nkumvira nguhakwaho. Ndagushaka mwami Yesu hose uzajya unyobora ngeze kuri wa mugezi uzamfashe mwambuke ntacyo ntinya noneho mpore byose untegeka jye ngukurikira hose nkumvira nguhakwaho jye ngukurikira hose nkumvira nguhakwaho jye ngukurikira hose nkumvira nguhakwaho. Haleluya. Ndagushaka mwami Yesu aho ndi muri iyi si ndagushaka mwami Yesu njyewe ntacyo nakwishoboza. Dukeneye rero umwami wacu Yesu yaravuze ngo ngende umuzabibu muri amashami ngo kandi ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Dukeneye Yesu rero kuko tutamufite ntacyo tubasha gukora. Imana yacu rero ishimwe
imana yacu ihabwe icyubahiro, imana yacu ishyirwe hejuru. Ni Francine muri kumwe, ndabasuhuje mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nshimye imana mu mutima wanjye ko yongeye kungirira ubuntu bwo kubana namwe muri ya gahunda yacu yo gusangira ijambo ry'Imana. Ndakomeza no kubasaba kugira ngo iki kiganiro tugira, iri jambo ry'Imana dusangira, namwe mujye murifata murisangize abandi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abahinduye abandi kuba abakiranutsi ngo bazarabagirana nk'inyenyeri. Mureke rero iyo minyago twese tuzayisangire imbere y'Imana, twese tuzarabagirane. Iyo ugisangije nawe uba uvuze ubutumwa. Intama rero iyo zije ku Mana, nawe uba ufite ibihembo Imana igororera abahinduriye abandi kuba abakiranutsi. Imana rero iduhana umugisha. Turakomeje uyu munsi, ijambo Imana yanshyize ku mutima tugiye gusangira ni ijambo ry'Imana rivuga ngo muhaguruke dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Muhaguruke dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Nk'uko natangiye mbabwira, Yesu yabwiye abigishwa be ati ngende umuzabibu, mwebwe muri amashami. Nta kintu na kimwe mubasha gukora mutamfite. Dukeneye rero Imana, kuko Imana niyo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Iyo umuntu yumva adakeneye Imana aba ari umwibone, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo abibone Imana ibamenyera kure, naho ngo abicisha bugufi Imana ibagirira ubuntu. Iyo rero dushaka Imana tuba duciye bugufi, kuko tuba tuyereka ko tuyikeneye. Iyi si, hari ijambo ry'Imana twigeze kwiga ngo iminsi n'imibi bikomeza icyo ufite. Abantu bashaka isi itarimo Imana. Imana bagenda bayigiza ku ruhande, bashaka ubuzima butarimo Imana, ariko ntacyo tubasha gukora tutari kumwe n'Imana. Umuntu rero uciye bugufi akayishaka bimugirira umumaro, kubera ko aba yeretse Imana ko aciye bugufi, naho umwibone Imana imumenyera kure. Ntabwo rero twifuza ko Imana itumenyera kure, ahubwo turifuza ko Imana itugirira ubuntu. Imana rero ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Umutwe w'ijambo ry'Imana reka mubasubiriremo, uravuga ngo duhaguruke dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 55, duhere ku murongo wa 6. Haravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru, ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatosa n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bikamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera. Ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Muzasohokana ibyishimo, muzashorerwa amahoro muvayo,
imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbe imbere yanyu, ibiti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashyi, mu cyimbo cy'umufatangwe hazamera umuberoshi. Ahangaha iri jambo ry'Imana ni rirerire, ariko riravuga ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, tumwambaze akiri bugufi. Hari igihe cyo gushaka Imana, hari igihe cyo kubona Imana. Umurongo wa 2 ugakomeza uvuga ngo umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Umuntu ushaka Imana ni umuntu wejejwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mugerageze kubana n'abantu bose amahoro, ngo kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Ntabwo rero Imana bapfa kwishaka uko biboneye, ahubwo hari uburyo Imana tugomba kwishakamo. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Buri muntu wese afite imishinga, afite ibyo agambiriye gukora, afite ibyo yifuza kugeraho. Ariko ibyo byose nk'uko Zaburi ya 37 bivuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azarusohoza. Azaguha icyo umutima wawe wifuza, azaguha iby'iminwa yawe imusaba. Imana tugomba kuyikoreza imigambi yacu, tugomba kuyikoreza gahunda zacu, tugomba kuyikoreza imishinga yacu. Mu kuyikoreza rero iyo mishinga yacu na gahunda zacu, tugomba kuyishaka. Niyo mpamvu rero navuze nti muri izi ntangiriro z'umwaka nimuhaguruke dushaka Uwiteka, ari bugufi bwacu. Turacyashobora kumubona. Nimuhaguruke tumushake, nimuhaguruke tumwikoreze urugendo rwacu, nimuhaguruke tumuhe imishinga yacu, tumuhe gahunda yacu, tumuhe ingo zacu, tumuhe ibyacu byose, kugira ngo atwigishe uburyo dukwiye kugira gute, dukwiye kwitwara. Iyo ushaka Uwiteka arakugororera. Iyo ushaka Uwiteka aguhishurira ubushake bwe, ntabwo wirirwa wizengurukaho, ahubwo arakuyobora, noneho ukagendera mu bushake bwe. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Abashaka Uwiteka bagira umugisha. Mu maso y'Uwiteka, mu kubaho k'Uwiteka tugira umugisha. Abashaka Uwiteka bagubwa neza. Abashaka Uwiteka bagira ubutsinzi. Abashaka Uwiteka icyo bakora cyose kibabera cyiza. Umunyazaburi 119:2 yaravuze ngo hahirwa bitondera ibyo yahamije, bakamushakisha umutima wabo wose. Iyo dushakishije Uwiteka umutima wacu, turahirwa, tugira amahirwe. Ibyo twifuza, ibyo dukeneye tubigeraho, ariko iyo bihuje n'ubushake bw'Imana, kuko yavuze ko nta kizizima abagenda bayitunganiye. Haleluya. Ikindi, abashaka Uwiteka bagubwa neza, bagira amahoro, bagira ibyishimo, bagira umunezero, nk'uko muri Zaburi ya 14 umurongo wa 7 habitubwira. Haravuga ngo ubwami bw'Imana ntabwo ari ukurya no kunywa, ahubwo ni ubwo gukiranuka, ni amahoro no kwishima mu mwuka wera. Muri presence y'Imana, umwuka wera aduha amahoro aturuka ku Mana, yandi atameze nk'ay'abisi batanga. Ni amahoro ahoraho, ni amahoro adakangwa n'ibihe tunyuramo, ahubwo ni amahoro ahoraho, ni amahoro yuzuye. Ikindi, iyo duhagurutse tugashaka Uwiteka tumara ubwoba. Ibidutera ubwoba ni byinshi. Umunyazaburi, Zaburi ya 34 niwe wavuze ngo
nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Abamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe ukundi. Murumva ko gushaka Uwiteka bitumara ubwoba, kuko ibidutera ubwoba ni byinshi, ariko hamwe no gushaka Uwiteka ibidutera ubwoba biragenda. Umuntu udashaka Uwiteka ntagira ubumenyi. Hamwe no gushaka Uwiteka, Imana iduha kumenya, Imana iduha gusobanukirwa, Imana iduha kubona, Imana iduha kumva. Imigani 28:5 ngo inkozi z'ibibi ntizimenya imanza zitabera. Inkozi z'ibibi ntizimenya imanza zitabera, ariko abashaka Uwiteka bamenya byose. Hamwe no gushaka Uwiteka, Imana ikwereka ikintu ugomba gukora, ikwereka ahantu hari ipfundo ry'ikibazo, ikwereka ngo abashaka Uwiteka bamenya byose. Muri uko gushaka Imana yabwiye Yeremiya ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Murumva rero ko iyo umuntu ashaka Uwiteka, Imana imuha kubona, imuha kumenya, imuha kumva, imuha gusobanukirwa ibintu atari kuzamenya, ibintu atari kuzumva, ibintu atari kuzasobanukirwa adashatse Uwiteka. Ikindi, gushaka Uwiteka, Imana iraduhishurira ikatubwira icyo gukora, amaze kubivuga hejuru. Abantu rero kenshi ducurika ibintu. Hari umukozi w'Imana twigeze kuganira, noneho tuganira ku ijambo ry'Imana ryo muri Matayo 6:33 rivuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Mu gushaka Uwiteka tugomba kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, noneho ibindi bikurikiyeho, ya migisha, abana, abagore, abagabo, amafaranga, akazi, amashuri, bya bindi byose duhora dushakisha muri iyi si. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi izi ko tubikwiriye kandi tuzabyongererwa. Ariko kenshi dukora ikinyuranye, turagenda tukabanza tukivuruguta muri iyo si, tugashaka ibiki, nyuma byamara kutuyobera akaba aribwo tugaruka gushaka Uwiteka. Ariko ubundi ikintu cyose tugiye kujyamo, ikintu cyose tugiye gukora, twagombye kubanza kugira gute? Gushaka Uwiteka. Kuko mu gushaka Uwiteka, Uwiteka atugira inama, akatubwira uko dukwiye kubigenza. Kandi noneho mu gushaka Uwiteka, imbaraga z'ubwami bw'Imana ziragaragara muri twebwe, icyubahiro cy'Imana kigaragara muri twebwe, gukomera kw'Imana kugaragara muri twebwe, gukiranuka kw'Imana kugaragara muri twebwe, guca imanza zitabera kw'Imana kugaragara muri twebwe. Iyo usomye Ingoma ya 2 igice cya 26 uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5, batubwira inkuru y'umwami. Reka mpabasomere. Uziya atangira gutegeka yari amaze imyaka 16 avutse, amara imyaka 52 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nyina yitwaga Yekiriya w'i Yerusalemu. Uziya akora ibishimwa n'Uwiteka nk'ibyo se Amasiya yakoraga byose. Umurongo wa 5, amaza gushaka Imana mu bihe bya Zakariya wari ufite ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa, kandi igihe cyose yamaze ashaka Uwiteka, Imana imuha umugisha. Murumva ni umwami, yari afite ubwami, yari afite ubutware, yari afite ububasha, ariko
ngo amaramaza gushaka Uwiteka. Uwiteka muhemba kumuha umugisha. Natwe iyo tumaramaje gushaka Uwiteka, Uwiteka aduhemba kuduha umugisha. Nk'uko natangiye mbibabwira, kugira ngo ushake Uwiteka ni uko uba uzi ko hari icyo ukeneye, ni uko uba wumva wowe utishoboje. Uyu mwami rero yabonye ko nta kintu yakwishoboza, amaramariza gushaka Uwiteka. Ikintu Uwiteka yamuhembye, yamugororeye kunesha abanzi be, amugororera gukomera, amugororera kwamamara. Izo ni zimwe mu ngororano zo gushaka Uwiteka. Kandi izo ngororano ushobora guhita uzibona ako kanya, ushobora no kuzazibona bitwaye igihe, biterwa n'uko Imana ibishaka. Niyo mpamvu ijambo ryayo ritubwira ngo twe gucogora gukora neza, twe gucogora gushaka Uwiteka. Muzanshaka, nimunshakana umwete muzambona. Mose yigeze kubwira Uwiteka ati, nyereka mu maso yawe harabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ntabwo wareba mu maso yanjye ngo ubeho, ahubwo nzaguhisha mu rutare, ngushyireho ikiganza hanyuma nyureho. Ngo ariko nzanyuza kugira neza kwanjye kose mu maso yawe, nzagendana nawe kandi nkuruhure. Iyo rero dushaka Uwiteka, tugendana nawe, kandi kugira neza kwayo kose ikunyuza mu maso yacu, ikabana natwe, ikaturuhura. Haleluya, amena. Imana yacu ishimwe. Ikindi, hari n'izindi ngororano Imana izaduha igihe tuzaba turi kumwe nayo mu bwami bwayo. Ariko turi hano ku isi, abayishaka ibagirira neza, ibaha umugisha. Kandi nitugera no mu ijuru, nabwo izatugirira neza, izatwambika amakamba, izaduha amashimwe y'uko twayishatse, kandi tukayishakana umwete n'umutima utaryarya. Abantu b'abibone rero nibo badashaka Imana. Ubwibone bw'umuntu bumucisha bugufi, ariko uwicisha bugufi mu mutima azabona icyubahiro. Abibone, abirasi barasuzugurwa, ariko abicisha bugufi Imana ibaha icyubahiro, Imana ibashyira hejuru. Abantu bashaka Imana ni abanyabwenge. Niko Zaburi ya 14:2 utubwira. Uravuga ngo Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru, kugira ngo amenye yuko hariho abanyabwenge bashaka Imana. Abantu bashaka Imana ni abanyabwenge, kuko Imana ibibira ibanga. Hari ikintu baba baryamanye. Mureke rero tuba abanyabwenge, mureke dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mureke tumwambaza akiri bugufi. Haleluya, amen. Kuko hari ingororano y'abashaka Uwiteka. Zaburi ya 34:10-11 aravuga ngo, mwubahe Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Iyo nanone ukomeje Ingoma za 2, igice cya 26 ugahera ku murongo wa 11, haravuga ngo, kandi Uziya yari afite umutwe w'ingabo zatabaraga ari ibitero, uko umubare wabo wari uri, babazwe na Yeyeli w'umwanditsi, wa Maseya w'umutware watwaraga Ihananiya, umwe mu bagaba b'umwami. Umubare wose w'abatware b'amazu ya ba sekuruza, abagabo b'abanyambaraga b'intwari, bari 2,600. Kandi batwaraga ingabo zigishijwe kurwana 3,000 n'7,500. Batabaranaga imbaraga nyinshi, bakarengera umwami ku babisha be. Urumva yari afite ingabo, kandi ngo zikomeye, zikanamurengera ku babisha be. Uziya atunganiriza umutwe w'ingabo wose
ingabo n'amacumu n'ingofero n'amafurebo y'ibyuma n'imiheto n'amabuye n'imihumetso. Kandi i Yerusalemu ahakorera ibyuma byahimbwe n'abagabo b'abahanga byo ku munara no ku nkike, aho kurwanira ngo barase imyambi n'amabuye manini. Urumva ahangaha yari afite ingabo, ariko ntabwo ingabo ari nyinshi arizo zidukiza, ntabwo imbaraga nyinshi arizo zidukiza, ahubwo ni uko Imana iba iri mu ruhande rwacu. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Nubwo yari afite izi ngabo, ariko iyo adashaka Uwiteka, ntabwo Imana yari kumuha kumenyekana no kwamamara, ntabwo Imana yari kumuha kurabagirana, ntabwo Imana yari kumuha gukomera. Izi ngabo zashoboraga kumupfira ubusa. Ariko kubera ko yamaramaje gushaka Imana, Imana yamweretse imbaraga zayo, Imana yamuhaye ubutsinzi, Imana yamuhaye kwamamara. Kandi ngo agahugu ke kari gatoya, murabizi ko Isirayeli yageze aho igacikamo ibice, we yari afite agace gatoya, ariko Imana imuha gukomera, imuha gutsinda, imuha kwamamara. Iyo dushaka Imana, kuko mu gushaka Imana iguhishurira ubushake bwayo, noneho muri uko kumenya ubushake bw'Imana, amaboko yayo aradushyigikira, amaboko yayo aradushyigikira. Ni nako ijambo ry'Imana muri Yosuwa, ndumva ari igice cya mbere umurongo wa 8, havuga ngo aya magambo yo muri iki gitabo ujye uyamedita ku manywa na nijoro, ngo Imana ngo izaguha umugisha mu byo ugerageza gukora byose. Iyo dushaka Imana, Imana iduha umugisha mu byo tugerageza gukora byose, muri proje zacu, muri gahunda zacu. Haleluya, amen. Nanone Yeremiya 15:16 turavuga ngo noneho tugiye kwinjira, umuntu ashaka Imana ati? Umuntu ashaka Imana mu gusenga, umuntu ashaka Imana mu ijambo ryayo. Pawulo ndumva ari we wabyanditse, avuga ngo musengeshe umwuka iteka, kandi musenge amasengesho y'uburyo bwose. Musenge mwiyiriza ubusa, musenge mwinginga, musenge mutegeka, musenge musaba, amasengesho y'uburyo bwose muyasenge, kandi musengeshe umwuka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Imana tuyishakira mu ijambo ryayo, kuko ubushake bwayo buri mu ijambo ryayo. Yeremiya 15:16 turavuga ngo iyo numvise amagambo yawe ndayamira, ijambo ryawe ryaranyuze rinsendereza umunezero, nitiriwe izina ryawe uhoraho Imana umugaba w'ingabo. Mu ijambo ry'Imana tubonamo Imana. Zaburi yaba ngo batakiraga ngo Uwiteka, ngo bari mu mibabaro yabo, ngo Uwiteka kohereza ijambo rikabakiza. Iyo dushaka Imana mu gusenga, Imana idusubirisha ijambo ryayo, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Nta kindi, Imana isubirisha ijambo. Iyo ikubwiye iti genda mwana wanjye, numvishe gusenga kwawe, ubwo ibyo wayisabye irahita ibisohoza. Ngo nimusaba mwizere ko ibyo mwasabye mwabihawe, kandi muzabibona bisohora. Ijambo ry'Imana rero ni uburyohe. Ijambo ry'Imana rituzanira amahoro, ijambo ry'Imana rituzanira ibyishimo, ijambo ry'Imana rituzanira umunezero, ijambo ry'Imana riduha kumenya, riduha kubona Uwiteka. Amen. Zaburi 119, 113 turavuga ngo 116 baravuga ngo umbere ubwishingikirizo nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije, kugira ngo mbeho ne kuzakozwa n'isoni n'ibyiringiro byanjye. Iyo dushaka Uwiteka tukamushakira mu ijambo rye,
ijambo rye ni amasezerano, imvugo niyo ngiro ku Mana. Ntago dukozwa isoni n'ibyiringiro byacu. Haleluya, amen. Gutegeka kwa 2:8-3 ravuga ngo nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira amana utaruzi n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo amagambo yo mu kanwa k'Uwiteka. Mu gushakira Imana mu ijambo ryayo harimo ubuzima, harimo ubugingo, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni ubugingo, kandi ni umwuka. Kuko ngo inyuguti zirica, ariko ijambo ry'Imana ni ubuzima kandi ni umwuka, kuko umwuka ubeshaho. Haleluya, amen. Amose 8:11 aravuga ngo dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Umuririmbyi yararirimbye ngo uko impara iguye umwuma yahagira ishaka amazi, niko naka umutima wanjye nshaka umucunguzi wanjye. Muri ibi bihe rero ijambo ry'Imana ribaye ingume, niyo mpamvu twirirwa twirukanka mu byumba, twiruka mu misozi, twiruka mu byumba by'amasengesho dushaka ijambo ry'Uwiteka, dushaka kumva ijambo ry'Uwiteka. Ariko fata umwanya wiherere maze usenge. Ijambo ry'Uwiteka rirakuzaho. Imana iraza ikumara inyota, Imana iraza ikumara inzara, Imana iraza ikubwira ijambo, kandi ijambo rimwe ku Mana rirahagije ngo ubuzima bwawe buhinduke. Rimwe ryonyine rirahagije. Amen. Umwaka ushize ni umwaka nahuriyemo n'intambara zibabaza umutima wanjye, ngera n'igihe umutima wanjye unanirwa, umutima wanjye ubisari. Noneho ngeze aho ngaho ndavuga nti ariko se Mana yanjye, dore napfushije abantu, napfushije abavandimwe 2 mu mwaka umwe, kandi mu mezi akurikiranye. Biragenda binaniza umutima wanjye, numva ndananiwe, numva nguye isari pe. Noneho bigeze aho ngaho hazaho n'izindi ntambara nyine ziturwana nazo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yowe yaravuze ngo dufashe igihe mu ntambara, ariko ngeze aho ngaho numva nguye isari, mbwira Imana nti Mana, ndumva maze kugwa isari, maze kunanirwa, ariko nzi ko Mana ubasha kumpa ijambo rimwe gusa rikambyutsa, rikama kwegura umutwe, nkumva mu mutima wanjye nguwe neza, nkumva mu mutima wanjye nduhutse. Maze Imana irambwira iti ndaje mwana wanjye gutunguza ikimenyetso cy'ibyiza, humura. Ubwo hashize igihe gitoya mbona Imana kuko intunguje ikimenyetso cy'ibyiza, kimara umubabaro, numva umutima wanjye urongeye usubiyemo imbaraga, numva ndongeye ndegutse, numva ndongeye ngize umunezero mu maso yanjye, numva harongeye harakeye. Ariko nari mfite intimba, nari mfite agahinda, numva Imana iranduhuye ku bw'icyo kimenyetso cy'ibyiza yampaye. Murumva rero ijambo rimwe gusa rirahagije kugira ngo ubuzima bw'umuntu buhinduke, umuntu yongere kugubwa neza, umuntu yongere guhembuka, umuntu yongere gusubizwamo intege mu bugingo. Haleluya, Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Abantu Imana yiyereka ni abantu bayishakana umutima utaryarya. Iyo usomye muri Luka inkuru za Zakayo, yumvishe inkuru za Yesu,
aragenda ajya kurira igiti kugira ngo abashe kubona Yesu. Yesu yari afite abantu benshi bari kumubyiganaho bamushoreye, babandi bashungera gusa. Hari abantu bahurura bagashungera ariko baba ari ugushungera gusa. Abo bantu bo ntabwo bashakaga Yesu nk'uko Zakayo yamushakaga, ahubwo bari bahuruye, bahoraga bakurikiye Yesu bahuruye gusa. Yesu rero abonye uburyo umutima wa Zakayo ushaka Yesu, Yesu aramureba aramubwira ati Zakayo manuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Amaze guhura na Yesu, Zakayo ubuzima bwe bwarahindutse, yarihannye, ibyo yari yaribye arabisubiza, agakiza gataha iwe. Mu gushaka rero Imana, la présence yayo ihindura ubuzima bwacu, présence yayo ihindura amateka yacu. Muribuka na baba bigishwa bari bajyaga bavaga i Yerusalemu bajya Emawusi, nabo baragendaga baganira bavuga ku magambo ya Yesu. Yesu araza bajyamo n'abagenda baganiriza ibyahanuwe. Noneho batandukanye, umwe abwira undi ati ntabwo wumvaga amahoro n'ibyishimo n'umunezero twari dufite ubwo yatuganirizaga. Présence y'Imana rero iduha amahoro, iduha kuruhuka, iduha guhembuka. Haleluya. Mureke rero dushake Yesu, mureke dushake Uwiteka, kuko bizaduha amahoro, bizaduha guhembuka. Amen. Ahandi abantu bashakaga Uwiteka kandi Imana ikabagororera ni mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 2. Mwumva uko bashakaga Uwiteka, ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Uko abakristo abantu bose bagira ubwoba iyo imbaraga z'Imana hamwe no gushaka Imana, iyo imbaraga z'Imana zikurimo, abantu batinya kukugirira nabi, batinya kukuvogera. Ngo abantu bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakayimanyagura imitsima bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bwije n'uko bukeye Imana ikagenda ibongerera abakizwa. Mu gushaka Imana mu murimo wayo, mu guhuza umutima tugashaka Imana, Imana ikora ibitangaza, Imana ikora ibiteye ubwoba, kandi Imana izana n'abandi bakizwa. Haleluya. Amen. Ushobora no gushaka Imana mu kwiyiriza ubusa. Twabibonye Yesaya 58 avuga kwiyiriza ubusa Imana ishima. Muri Matayo 6:17 kugeza kuri 18 ho haravuga ngo ariko weho niwiyiriza ubusa, wisiga amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa. Keretse so urahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Umuhate wacu ntabwo ari ubusa ku mwami, kudugenda tugashaka mu maso hayo twiherereye tutameze nk'indyarya. Ubu byabaye uburyarya gusa, ni ukujya mu mayira abiri tukerekana ko twiyirije ubusa, tukavuga iminsi tumaze dusenga, ariko ntabwo ari byo Imana idusaba. Imana iravuga ngo tugende tujya hiherereye. Data ureba ibiri ahiherereye azatugororera. Imana idufashe, iduhe kwihererana nayo, kuko yo ireba ibiri ahiherereye. Ntabwo ari ukugenda ngo ujye kwirirwa wiyamamaza ko ngo wiyirije ubusa, ko usenze iminsi 90, iminsi 10. Oya, ihererane nayo, ireba ibiri ahiherereye izakugororera. Amen. Imana yacu rero ishimwe kandi ishyirwe hejuru.
mureke tuyishake ikiri bugufi, tuyishake bigishoboka ko ibonwa, tubanze twiyeze, tubanze twiboneze, tuyishakire mu gusenga amasengesho y'uburyo bwose, tuyishakishe mu ijambo ryayo, tuzagubwa neza, tuzagira amahoro, tuzavirwa n'umucyo wayo, tuzashira ubwoba, tuzagira guhishurirwa, tuzagira ubumenyi, izatugira inama, izatwereka icyo dukwiye gukora, izashyigikira ibikorwa byacu, izaduha kurabagirana, izadukoresha ibikomeye, izadukoresha ibiteye ubwoba. Mureke duhaguruke, tuyishake mu kuri, kuko ngo abayisenga bakwiye kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Mureke rero tuyisenge mu kuri no mu mwuka, kandi ntituyisenge nk'indyarya, turi mu mayira abiri, turi mu buvumo, turi mu mazi, ngo tubitangaze tubyereke isi yose, ahubwo mureke tujye ahiherereye. Data ureba ibiri ahiherereye azatugororera. Imana ishimwe. Reka dusoreze kuri iri jambo riri muri Yohana wa mbere 5 kuva ku murongo wa 7, ngo kandi umwuka niwe ubihamya, kuko umwuka ari ukuri. Ibihamya ni bitatu: umwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu birahuje. Uwo twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya birabiruta. Ubwo twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya birabiruta. Kuko iby'Imana ihamya ari ibi: ni uko yahamije iby'umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma, kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Kandi uko guhamya ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho udafite umwana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'intama, kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera ni bamwe. Natwe rero dukwiye kugira imibanire y'ukuri na Kristo. Dukwiye gushaka ubushake bw'Imana, dukwiye gushaka imbaraga z'Imana kugira ngo tubashe guhindura iyi si, kugira ngo tubashe kurabagirana, kugira ngo tubashe guhindurira abenshi kuba bakiranutse. Ese Kristo ari muri wowe? Waramwizeye nk'umwami n'umukiza wawe? Kristo muri twebwe ni ibyiringiro by'ubwiza, kandi ngo abamwizeye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abo nibo bakwiye gushaka Uwiteka. Abo nibo bakwiye gushaka Uwiteka. Mureke rero tumushake bigishoboka ko abonwa, tumwambaze akiri bugufi, tubanze twizere uwo mwana w'Imana, kuko umufite afite ubugingo buhoraho. Niba Data n'Umwana n'Umwuka Wera ari bamwe, natwe tube umwe na Kristo. Kristo muri twebwe ni ibyiringiro by'ubwiza. Reka dusenge. Mwami wacu, turagushimye, turaguhimbaje kuri Imana yacu, turagushimye ko ukomeye, turagushimye ko waduhaye ububasha bwo kuba abana bawe, kandi waravuze ngo tugushake. Nitugushaka tukagushakana umwete n'umutima utaryarya, tuzakubona mu gusenga, tuzakubona mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe Mwami uzahaza kwifuza kwacu, uzaduha imbaraga, uzatumara ubwoba, ngo abakurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso wabo ntihazagira ipfunwe iteka. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba bwose nari mfite. Tukwikoreza urugendo rwacu rwose.
nawe uzabisohoza, uzaduha iby'imitima yacu yifuza, uzaduha iby'iminwa yacu gusaba. Mwami rero ngwino udushoboze, ngwino uduha imbaraga zo kugushaka, kandi mwami ntuduhishe mu maso hawe, kuko waravuze ngo dushake mu maso hawe. Turahashaka rero, ntuhaduhishe, uhatwereke, unyuze kugira neza kwawe kose imbere yacu, kandi ubane natwe uturuhure, mu izina rya Yesu, amen.